Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibahe umugisha. Reka nongere mbahe ikaze kandi nanone kuri channel yacu ya Evangeliste John Mbarushimana. Tunezezwa n'uburyo mudushyigikira. Nkunda kubivuga, nkavuga ngo umuntu wese ni amaboko y'undi. Iyo umuntu agiye kwiga, haba hari umuntu nyine ugomba kumuha ubumenyi, nawe akamuha amafaranga, noneho ayo mafaranga yamuhaye nawe akagira ibindi ayakoresha. Noneho rero iyo umaze kwiga, haba hari umuntu nawe ufite business ye ugomba kuzaguha akazi kugira ngo ukoreshe nyine bwa bumenyi. None se ushoje kwiga ukabona diplome ntubone uguha akazi, ya diplome ntacyo yabikumariye. Yewe nubwo wajya guhanga uwawe mwuga kwa kundi umuntu ajya kwihangiriye business, uzakenera abantu bayikoramo. Hari umugira business akora wenyine atagira umufasha. Rero nashatse kuvuga ko muri umugisha wanjye ndi umugisha wanyu, muri amaboko yanjye nkaba amaboko yanyu. Ndabizi ko hari aho muzagera hari uruhare rw'Imana inyujije muri njyewe. N'urugero nk'ubu njye mbona abanyandikira akambwira ngo wabwirije ijambo rifasha umutima wanjye nsubirana ibyiringiro. Warabwirije ndizera, Imana inkorera igitangaza. Ni Imana yabikoze ariko inyuze muri njyewe. Ubwo urumva mu magambo make nkubereye umugisha kuko ari njye Imana inyuzemo ikagukorera icyo ngicyo. Rero sinzarambirwa kubashimira, muri abantu badasanzwe kuri njyewe, muri umugisha kuri njyewe. Aho ngeze, uwo ndi w'uyu munsi, urwego ngezeho, ndabikesha Imana ariko ikoreye muri mwebwe. Rero Imana ibahe umugisha. N'ubundi reka dusenge tuganire ijambo ry'Imana. Mana, tugushimiye ko uduhaye uyu mwanya, ntituzahwema kugushimira. Pawulo yaravuze ngo dushoboza byose na Kristo duha imbaraga. Ushimwe ko uduhaye ubuzima, ukaba uduhaye n'uyu mwanya kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Unkundire ngiye kuvuga uko nahawe kuvuga, nawe Mwuka Wera ubiherekeze maze bigira icyo bikora mu mitima bagiye kubyakira, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 54, turasoma duhereye ku murongo wa 10. Hari ijambo rivuga ngo imisozi zavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko imbabazi zanjye ntizizakurwaho, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ntirizakurwaho, ni ku Uwiteka ukugirira ibamba avuga. Yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe, amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko si jye uzabateranije. Uza gukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Dore nigera mu mucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, ni ku Uwiteka avuga, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza, Imana ibiteho. Kandi hari ijambo Imana yanshyize ku mutima ngo ndikubwire. Nk'uko imvura na shelegi bimanuka bigatosa ubutaka, ubutaka bukameza imyaka, bukameza imboga, bukameza imbuto, hakaba hari ibyo duhabwa n'ubutaka ariko nabwo bwabanje kwakira imvura. Ngo niko ijambo ry'Imana rizamanuka ntirisubireyo gutya, ahubwo ngo rizamanuka
rikora icyo Imana yaritumye gukora. Iri jambo ngiye kuvuga rero hari igitumye riza, hari impamvu rije, hari impamvu amatwi yawe agiye kuryumva, hari impamvu ari wowe ugiye kuryumva, hari impamvu ari wowe ugiye kuryakira. ngufitiye ijambo rivuga ngo ibihe byo kurengana Imana ibishimbuje ibihe by'umunezero. Ibihe byo kurengana Imana ibisimbuje ibihe by'umunezero. Muri make ni ibihe bigiye gusimburana. Wowe wari uri mu bihe bigukomereye byo kurengana, reka nkubwire ngo Imana izanye ibindi bihe bibisimbura, kandi ntabwo ibihe izanye ari nk'ibyari bihari, ahubwo haje ibihe bitandukanye n'ibyari bihari, kandi ibihe bije ni ibihe byiza. Wari uri mu bihe bibi. Bibiliya umva uko yavuze, avuga ngo imisozi izavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko imbabazi zanjye ntizizakurwaho, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ntirizakurwaho, niko Uwiteka ukugirira ibambe avuga. Hari ibintu bizakurwaho, hari imisozi n'udusozi bizavaho, ariko Bibiliya yavuze ngo ibi isezerano ry'imbabazi Imana yagusezeranije ntabwo rizakurwaho. Ibihe birahinduka, hakaza ibintu hakamuka ibindi, ariko ijambo riravuze ngo isezerano ry'amahoro Imana yagusezeranije ntirizakurwaho. Yewe urengana ugahungabanywa n'inkumbi y'umuyaga ntuhumurizwe, amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro. Yewe urengana, umva, yewe wari ufite ibintu biri kukurenganya. Bene hari igihe umuntu arenganywa, kandi akarenganywa n'ibimurusha amaboko, akarenganywa n'ibimurusha ubushobozi. Yavuze ngo yewe urengana, yewe wari umaze iminsi urengana, Imana yakuntumyeho, hari ijambo ry'ubuhanuzi nkuzaniye rivuga ngo yewe urengana. Ibyo bihe byo kurenganywa Imana ibishimbuje ibihe by'umunezero. Kandi reka nkubwire ngo hari abaguhera ukuri mu bihe byo kurenganywa, bagiye kukubona uri mu bihe by'umunezero, kuko niko ijambo ryayo rivuze. Riravuze ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumure, amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishisha. Muri make hari ibintu Imana igiye gukora bibonekera umuntu uwo ari we wese. Amabuye yawe Imana izayateraho amabara meza, imfatiro zawe izazubakisha ibintu bikomeye. Hepfo 11 aravuga ngo oya 12 ngo iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye. Ibi ni ibintu Imana igiye gukora muri bwa buzima busimbuye ubwari buhari. Hari ubuzima bwo kurengana, none Imana izanye ubundi buzima mu cyiciro cya kabiri. Ibi ngibi iri kuvuga ni ibigiye kuba muri buno buzima bwo kunezerwa, kuko ijambo ry'ubuhanuzi riravuga ngo ibihe byo kurenganywa Imana ibishimbuje ibihe by'umunezero. Ibi ngibi iri kuvuga ni ibigiye kuba muri ibihe by'umunezero ugiye kwinjiramo, kuko n'ibihe byo kurenganywa hari ibibamo, habamo agasuzuguro, habamo kubeshyerwa, kandi mu bihe byo kurenganywa burya nta wisobanura. Nubwo waba ufite ukuri ntabwo kujya kwemerwa kuko uri mu bihe byo kurenganywa, ariko iyo umuntu yinjiye mu bihe by'umunezero Imana yasimbuje ibihe byari bihari. Reka nkubwire, Imana ikora ibintu nyine biri buze kubonekera umuntu wese. Imana iravuze ngo amabuye yawe izayateraho amabara meza. Uzarebe hari igihe umuntu atambuka yambaye umwenda kubera ukuntu upika, umuntu wese akawubona. Hari ibintu Imana igiye gukora biri buze gupika ku buryo abantu bari buze kubimenya, babishaka batabishaka. Hari ikintu Imana ikora ubishaka utabishaka ukacyumva,
ubishaka utabishaka ukakibona, ubishaka utabishaka amatwi yawe akabyumva byanga bikunda, ubishaka utabishaka. Ibyo rero biri kuvugwa ni bigiye kuba muri cya cyiciro cya kabiri cya wa munezero Imana igiye kukuremera. 13 haravuga ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Akira ko abana bawe bazigira, n'ukuri pe, nanjye mfite abana biga, nawe nkurikiye ufite abana biga. Yenda si twese twibaza ngo baziga gute, ariko ndabizi ko harimo abameze nkanjye bibaza ibyo ngibyo. Ariko mva isezerano riravuze ngo abana bacu, abana bawe, abana banjye bazigishwa n'Uwiteka. Uburyo azabigishamo yarabuteguye. Ntumubaze ngo bazigishwa n'Uwiteka. Menya we ngo kora ibyo usabwa gukora ibijyanye n'imyigire y'abana, bazigishwa n'Uwiteka. Ishobora kubigisha iguhaye umugisha, ikanyuza mu mirimo y'amaboko yawe. Ishobora kubigisha ikoresheje undi muntu. Icyo nzi cyo ni kimwe, ivuze ngo bazigishwa n'Uwiteka, yamaze gushyiraho n'inzira izanyuramo. Ibivuze ngo ikireho, ejo nubona abana bawe bizi, nimbona abana banjye bizi, sinzirata amaboko yanjye yakoze cyane, sinzirate yenda uwo yakoresheje, nzamushimire, ariko nzamenye ngo uburyo bwose bizemo n'Uwiteka wabigishije. Nubona barangije primaire, bakarangiza secondaire, bakiga kaminuza n'andi mashuri, uzibuke ko Uwiteka yavuze ngo abana bacu bazigishwa n'Uwiteka. Wibuke kumushimira yuko inzira zose byanyuzemo n'Uwiteka watumye izo nzira zibaho. Noneho umva irindi jambo hirya yuko bazigishwa n'Uwiteka ngo kandi bazagira amahoro menshi. Kwiga ni kimwe, n'amahoro ni ikindi. Ntabwo abize bose ariko bafite amahoro. Munyumve, kwiga si byo bizana amahoro. Kugira bachelors n'izindi ziri hejuru si byo bizana amahoro. Uzi abize badafite amahoro. Kugira amafaranga menshi si byo bizana, ariko umva ikintu kinejeje ni uburyo abana bacu bazigishwa n'Uwiteka. Hirya yo kwigishwa n'Uwiteka bakagira n'amahoro menshi. Reka uyu ni umurage, ni isezerano iguhaye ku bana bawe. Bazigishwa n'Uwiteka, nyuma yo kwigishwa n'Uwiteka bazagira amahoro menshi. Icyo Imana ivuze kingana n'ikikoze. Iyaba ari njye ubivuze wakabishidikanyije ngo ninde, Joni ninde. Ariko ijambo ryavuze ngo abana bawe banjye bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Bivuze ngo hariho kwiga hakabaho no kugira amahoro menshi. Kuko hari ibitifuza ko biga ariko bazigishwa n'Uwiteka. Hari ibishaka kubabuza amahoro menshi yo kwiga, ariko humura, ibahaye kwiga ivuze ko izabaho no kugira amahoro menshi. Ubuhanuzi bwavuze ngo Imana idukuye mu bihe byo kurenganywa idushyize mu bihe byo kunezerwa. Ibi byose biri kuvugwa hepfo ni bya bintu bigiye kuba muri cya gihe cy'umunezero. Nirinze kuvuga ibyo mu gihe cyo kurenganywa, urabizi sinje kubikwibutsa. Nta n'uwabimenya kukurusha kuko niwe wabinyuzemo, ariko nje kukubwira iby'Imana igiye gukora muri iki gihe cyo kunezerwa. Muri aya mahirwe ya kabiri, Yobu ngo Imana imuha amahirwe ya kabiri, ahirwa bwa kabiri kuruta ubwa mbere. Ugiye kugira amahoro n'umune, abana bagiye kwiga maze bagira amahoro menshi. 14 haba ngo uzakomezwa no gukiranuka. Hirya y'ibyo ngibyo izakora, gukomera bizava mu gukiranuka. Imana igushoboze gukiranuka, nanjye nshoboze gukiranuka. Pawulo aravuga ngo dushoboye byose na Kristo ugira gute, uduha imbaraga. Uzakomezwa no gukira, agahato kazakuba kure kuko utazatinya. Hari agahato kazakuba kure. Reka nkubwize ukuri, ibi ubyakire nk'ubuhanuzi n'ijambo ry'Imana, nibwo buhanuzi bwa mbere butavangiye. Agahato kazakuba kure. Ubwira umutima mu gutima wanjye tuza agahato kazamba kure. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Bizaba bihari ariko tuzaba kure yabyo kuko bitazatwegera. Ndashimira Imana ko nubwo ibiteye ubwoba bizaza ariko tuzaba kure yabyo, ntabwo bizatwegera. Ndashimira Imana ko hagati yacu n'ibiteye ubwoba izashyiramo distance.
tuzaba kure yabyo. Imana ntizakunda ko bitwegera nubwo bihari. Ahari bazaterana ariko si uzabateranije. Ba bandi nyine baturenganyije bazongera baterane, ariko Imana iravuze ngo ntabwo ari izayibateranije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Reka nkubwize ukuri, wowe kora ibyo gukiranuka, wubaha icyo Imana yakubwiye, ngo uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Reka nkubwire, reka nkwibutse iki, Imana izakurwanirira utarwanya, Imana izarangiza urugamba udashakuje. Hari ibintu Imana izagukorera utazi uburyo bigenze. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Iri jambo ntushobora kumva imbaraga ryagize muri ngewe. Icyo nsabwa ni kimwe gusa, ndasabwa gukiranuka, kandi Imana ibinshoboze nawe bigushoboze, ubundi uzara burya Imana izakurwanira urugamba wicecekeye. Ngo dore n'igihe mu mucuzi uvugutira umuriro w'amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Uzi ko n'umurimbuzi ari Imana yamuremye, kandi yamuremeye kugira ibyo arimbura, ariko mu byo azarimbura nturimo. Mu byo azarimbura abana banjye ntibarimo, mu byo azarimbura abana bawe ntibarimo, mu byo azarimbura urugo rwawe nturimo, urwanjye reka nawe uvuga ibyawe. Yaremewe kurimbura, ariko mu byo azarimbura sindimo, ntabwo urimo. Nubyizera bizakubera uko nguko. Buri icyo umuntu yizeye nicyo kimukorera. Ariko umva rero, umucuzi yaremwe n'Imana, kandi ibyo acura ni ibyica. N'umurimbuzi yamuremeye kurimbura, ariko umva hepfo, haleluya haleluya, hepfo havuze ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Nubwo bazicuza ariko ntacyo zizagutwara. Ndashimira Imana ko 25 Imana irimo iravuga ibikomeye ku buzima bwacu. Imana irimo iragaragaza imigambi y'ibyo izadukorera, ariko n'umwanzi arimo aracura intwaro zo kuzarimbura iyo migambi. Umva rero, intwaro zirahari, uzicura ni Imana yamuremye, kandi yamuremeye kurimbura. Ariko yahindukiye, Imana iciye inyuma y'umucuzi, inyuze inyuma y'umugambani. Isanzu ugambanirwa, isanzu wacuriwe intwaro, ari wowe, ari njyewe, ari abana banjye. Mbibutse ko isanzu abantu bari gucurirwa imigambi mibi. Umva ibyitubwiye, Imana ibanje kutubwira imigambi dufiteho, ibanje kutubwira ko dukuye mu bihe byo kurenganywa idushize mu bihe by'umunezero, ariko igarutse itubwira ko hari n'umucuzi, hari n'umurimbuzi, kandi arimo aracura intwaro zishaka kurimbura, arimo arashaka kurimbura ejo hacu heza. Ariko mvuga uko Bibiliya yivuze, ijambo riravuze ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Tuzi umutima, nubwo bazicura ntacyo zizagutwara. Nubwo bacura imigambi ntabwo izasohora. Yesaya haravuze ngo imigambi yabo ntizahama, kandi imigambi yabo ntizasohora. Bazagambana mu kazi ariko bipfa ubusa, bazashaka kugusenyera urugo bipfa ubusa. Ibyo bazacura byose, ibyo bazagambira byo, Imana izabiburizamo kandi bihari. Kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinde. Reka nkubwire, ururimi rwose ruzakurwanya uzarutsinde. Uruzakuvuga reka mbwire, hari indimi zizi kuvuga, hari indimi ariko ururimi rwose ruzakurwanya, Imana iravuze ngo uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka hondi, niko Uwiteka avuga. Yenda uze kongera ufate umwanya usome kino gice. Yewe urengana we, ibihe byo kurenganywa Imana ibigukuyemo, ikwinjije mu bihe by'umunezero. Yavuze ibyo igiye gukora mu bihe by'umunezero, yavuze ibyo azakora ku bana bacu mu bihe by'umunezero, yavuze uburyo amabuye, yavuze byinshi mwabyumvije. Ariko yongeye kutwibutsa yuko n'umucuzi nawe arahari, kandi niyo yamuremye, n'umurimbuza niyo. Kandi ngo intwaro bacura sizibeshaho nizirimbura, ariko iciye inyuma y'umucuzi, iciye inyuma y'umurimbuzi. Iratubwiye ngo nta ntwaro nimwe bacuriye kuturwanya izagira ikidutwara. Tuzi umutima, zirimo ziracurwa, zirimo zirategurwa, ariko twakiriye uburinzi, twakiriye assurance, twakiriye kurindwa n'Imana twe n'imiryango yacu.
yavuze ngo bazaza banyuze mu nzira imwe ibatatanyirize mu nzira zirindwi. Hari ibintu Imana igiye gutatanya ku buzima bwawe, umenye ko ari Imana ibikoze. Nari ngutumwe ngo nkubwire ngo ibihe byo kurenganywa Imana irabihinduye, ikwinjije mu bihe byo kunezerwa. Wumvishe byizakora muri uwo munezero, harimo uburinzi, harimo kurwanirwa, harimo byinshi muri uwo munezero. Imana ibahumisha, Imana ibagire neza, mukomeze mubane natwe, mukomeze mudushyigikire. Buno butumwa nibugufasha, wemereye kubusharinga abandi, wemere kubusangiza abandi. Ndabizi neza yuko iyo umuntu ahembutse wamushangije ijambo, nawe uhabwa umugisha. Umwigisha agabane n'abigishwa. Mana turagushimiye kuri Imana nziza, ijambo ryawe reka rikora icyo waritumye. Abari bari mu bihe byo kurenganywa, gushimiye ko bibakuyemo, ubinjiye mu bihe by'umunezero. Ibyo bikoze nk'Imana ishobora byose, natwe tuzagushima tuguhimbaze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.